Dorothy ndavuze ngo mvira mu rugo. Aho se wowe ntabwo Dorothy ndavuze ngo mvira mu rugo. Ubundi uri kujya Didi. Where Didi? Uri he? Numuteja. Wamwambika agapira si kajyamo. Doro! Wait, Doro! Dorari! Sirino shiro ntabwo ryumva. Doro! Oui! Igihe umuntu aba yaguhamagara ntabwo uba wumva. Oui. Hari umuse. Ese Doro ntabwo bino bintu nagushyirimo bikunda. Ndabikunda ariko ndabitinya. Byatumye mba nk'umusaza. Byatumye mba nk'umusaza? Noneho kubera ko njye mbifite nanjye ndi umusaza. Wowe ibyawe ntabwo bisa n'ibyanjye. Nibihe bisa neza? Ni ibyawe. Umva se. Ndashaka rero tuganire umbwire. Nta kibazo. Mera neza ariko. Mbwira, ni ibiki bisigaye bibera muri runo kanicare By'ibiki? Ibyo musigaye mwirirwa wowe na Claudine hano muri uru rugo ndashaka kubimenya. Nta kintu twirirwamo usibye kwirirwa mu kazi ka hano umuntu akoropa. Doro. Lydia yongera azakandagira. Ntumbeshye. Ni ukuri. Ndashaka umbwire ibintu bimaze iminsi bibera. Kandi witonde ntumbeshye. Ntukorerereye kumbeshya. Reka nkubwize ukuri. Nta kintu nakubeshya. Hejuru y'amakosa twakoze. Ngiye nkanagusaba imbabazi. Ni ukuri nta nubwo nakongeraho ngo. Ese Dore ubwo umwirukanye wajya? Ntahe usibye kujya mu gihuru uko nabuze akazi. Rero ndashaka umbwize ukuri. Njye ndimo ndakubwiza ukuri. Nta ikintu kibera muri uru rugo nakubwira cyo. Ni induru ya Claudine na Lydia. Iyo cyakora nabwo ni rimwe na rimwe kundi bajya babincura. Ariko njyewe ndakubwiza ukuri ko nta kintu kidasanzwe kiba cyabereye. Oui. Ni sawa mwana wanjye. Ngwiki? No! Wow. Umva ntabwo wakumva uburyo nishimye kabisa. Ngwiki? Lidi! Umva, sawa ndaza kongera nkuvugishe. Sawa. Lidi! Lidi! Where Lidi? Uri he? Subaye iki? Lidi! Lidi biramubwira. Utabimbwiye Biciyemo tugiye gukira none. Baza ngo ni iki? Mwana, Dorori noneho aho bigeze. Utangiye kuzana amabara abantu bawe nawe. Tuza mubwire. Dorori harahiye. Gute se? None sinakubwiye ngo umuntu yavamo virus. Ubu se tugiye kumukinisha diro. Wowe bigira ikibazo turakize. Biciyemo ahubwo umva mubwire turabigenza gute ngo iriya mburu gushu
ni Korodina uriya utamuvuga kuko n'ubu ngubu ndi kumva ari kundya mu bwonko umva uhita ushaka uburyo umusohora byihuse. Ngiye nibyo nakubwiraga rero urabona bimeze nk'aho ari ibivanimo kandi uyu nguyu urabona ko agiye kutwinjiriza ahubwo iriya mburugushu iriya mbobo kazi irava hano. Umva wowe mbwira ati tse uriho buryo bwo gusohorera none se bitumusohora Dorone ntari bukurikire ko buriya yabuze ubwenge abashaka aho kwibera uko nakunda kuryagenda no kumuteka ibitwurira tukamufatisha. ahubwo niyo ndiro iyo niyo ndiro pe icyo nakubwira cyo Dorone yavamo igitambo cyiza. Diro igomba kuba diro umva mbaza ngo ngiye gukora iki Dorone ngiye kumwitaho ku buryo nawe ubwo uzajya umureba ukagira ngo ni nk'inkoko ikawushije iri ku isahani. Ngiye kumufata neza niko ahubwo wowe nshakira uburyo sinshaka irakajaganye mvira iwanjye utabinyibutsa uriya we niwe wanjye uriya ndamwitaho mwihoreye ahubwo kora diro wanjye mushire kuri fresher. wewe nakubwiye ngo bindekere kuko ngiye kumwitaho simbikubwiye uzabimbaza inyuma ahubwo wowe nshakira urirashyano uryiruka uriya we mwihorere mbabarira nawe mwihorere sawa. Doro se wicaye aho ryano ryawe ntabwo rirakira byarakize umva humura wigira ikibazo ndaza kukujyana kwa Inosa gukorera inzara. ayo mafaranga kwiba ugiye gupfusha ubuvuzi Doro ngiye kuzajya nkwitaho umwanya bakira wowe n'imyenda yawe ngiye kugutora se umusaraba iyi telefone rero ugiye kujyana kuri mirongo nugera mu cyapa neza umamagare mubwire umuntu yihereza icyapa cyo ku 80 nicyo twaguze umugati byambare mbabarire ntugende usagura. Oui, wiriwe. Nsanze wambuze narindi mu mirimo. Oya ntabwo nakwihorera si ko ubizi ntabwo nakwihorera pe. Yakomeze neza nta kibazo. Numvaga ndi buguhamagarire ntabwo nabyanga sibona cyambere sinkunda abagabo b'i Kigali ntabwo nkunda kuba mu mujyi numva nagaruka ikindi wowe icyiza wemera abana banjye abasore b'i Kigali baba babeshya nyine nawe wagenderwa yawe n'amafaranga sinakubwiye mfite 700 naborotse kuri konti kugira ngo ntazayapfusha ubusa ndayafite noneho ikindi cya kabiri ahantu mba umugore wagira ngo ntabwo yuzuye w'indaya mba ari indaya mba ari ikiraro mba ari ikisumba ziri kubona nta bintu yitaho noneho rero ubwo hari firigo numvaga oya ntabwo bwaba ari ubujura nyine numva mubwire ibaza umuntu tumaranye imyaka yose ariko nta mafaranga ayo se si ngombwa umenya aho nayakuye gusa mbona nawe nta bwenge niyo navugaga ngo ako gafirigo wakagurisha haba n'igiteleviziyo kinini n'intebe n'ameza na matora ibyo byonyine nakuramo nka 2 miliyoni. Waya wumura ntabwo byari ubujura hari icyo bita kwihorera ariko mu gikristo mwihorera gutyo narangiza nkazana nawe ukagura amabati ugasakara nkahita mpura abana kwa mukuru wawe nkabazana sinangombwa ubukwe niyo twakora umurenge gusa noya kambikurikirane kanshaka umukiriya hari abantu babagura amabori noneho abigure namara kubigura ngo ahe icyumweru kimwe ndaza nkuzaniye ikintu cyitwa ifaranga. Sawa neza ko nakubwiye ngo umvire muri ubu wicaye mugira ntabwo se wabishobora inde nzanjya he
wari uhari ngomba kugusaba uburenganzira bwo kwinjira iwanjye. ariko nari nzi ko wajyanye na Dorore sinamenye Haguruka biravuga umutekere iki untekeranye ndavuze ngo haguruka umvira iwanjye. ahubwo nawe reka mubwire ubwira ngo tuwame dukina wowe uri seri kubera iki ubona ko ndi gukina? neza muviri wawe njye kwande ko na mugabo mfite nta handi ako Claudine ubona ngana nawe ntabwo tungana ariko nawe ukunda ibintu by'imikino. sinakubwiye ngo ndashaka ko mumvira iwanjye. ntabwo watubabariye ra watubabariye ndavuze ngo sohoka. iyo mikino urimo ni bwoko Claudine ndavuze ngo mvira iwanjye ntabwo mvuze ngo ufate kubura kandi ntunteshe umutwe. none se buretse Claudine nyine buretse ndavi wawe Dorore ndagenda nsize Dorore kubita Dorore se mwaje mwipa kimwe? ntabwo twazanye watumenye tutari ngo kumwe watumenye tutari kumwe. ndavuze ngo Claudine sohoka. nyine mbwira Dorore aze tujyane. Claudine ndavuze ngo mvira mu rugo. ariko se wowe ntabwo Claudine ndavuze ngo mvira mu rugo. ubundi uri kunyirukana Dorore ntabwo watuzananye. Dorore ari Dorore nimba utaruna ntabwo yagiye. yatumutse se yatumutse ryari yatumutse ntabwo wari ubizi yagiye. nabibwiwe nande yagiye rero nimba utarubizi kandi ikirenzeho Claudine ibintu byose wavuze uvuga kungurishiriza wowe wibeshya ahubwo ntanagufundisha. wanavuze kugurisha iki ngo akuzi ko kugira na Marina ubwo wowe utari Marina na kunyumviriza biremewe kumviriza umuntu biremewe sike ari icyaha. Claudine ndavuze ngo tsohokere iwawe naho nsohoka utanyeretse Dorore kuko nakuvugira izindi nkavuga ko wari ugiye no kunyiba nimba udashaka kuva hano nkugize igisenge. neza ko namubeshyaga kugira ngo akundanyemere kirira hasi Dorore arihe ntabwo nsohokana Dorore namubonye. Dorore yagiye yagiye ndemezwa n'iki kutamwishe ndemezwa n'iki kutamwishe gihamya ni nyereka amafoto y'ukuntu Dorore yasohotse. Claudine ari kuri umusazi. Dorore ari hehe? Dorore ari hehe? Ntabwo nsohoka. Claudine uri umusazi. Dorore ari hehe? Dorore ari hehe? Claudine ntabwo mva utamaye Dorore. Shari dibanguka ntarakiriye. Ahubwo Doro umva ndakwinginze uba umuntu muzima urabona ni wowe usigaye ku rugo sibyo kandi ikirenzeho sinshakaga kunguka we na Claudine. urasanga atamugaruye noneho. Sha Doro nubona ko tumeze neza urongera kuzana Claudine ahangaha uraba ushaka nawe amahanga. Doro iriya myenda uhita uza kwibuka uyanure. dore gukwiye nawe umunsi mwiza nawe. Oui. Umva uko Queen yanyirukanye. Hari uwo batirukanye? Barashambabara none se ubwo ko kurumva ndashaka menye ahantu
uri kuko ndamenya ahantu uri kuko reba yanyirukanye ku mugoroba nawe se ubu kuva nimugoroba nturataha. Hari ahantu ahubwo nari nagiye reka ndaza kukuvugisha. Numva nkubwire turavugana. Kirankubye amabere yanjye. Ndabona ari mutwara ivaje dukubiye barashyizemo twarivaje urabona none no myenda yo kurarana ako nitwo nsaba nkubwire gukanaga kwita ntabwo kumva ahubwo ejo bundi nashatse kuvuga nkabonye cyagiye maca ndavuga ngo nzakubwira ukampa uzaga twakoga kwita ni keza ndi hafi no kandi nubwo gahenze do naka aka naka yeremeza utu none ushaha abantu baranadukunze muri bumva baraduharaye shaka amafaranga rero nturahembwa wapa ariko nibaduhemba nzahita nza umva yose nyamarira ahubwo uvuze iby'imyenda ndibuka uriya mukobwa tugomba kumushakira utuntu twiza tw'ubwenge ahubwo ako kantu ku buryo diro izacamo neza mfite igitekerezo utuntu nyine tugezweho no utuntu tw'uduce niyo gahunda afite kujya kuko uriya mwana naka azahita bibasha se no kwambara utuntu tureshya gutya n'ubujipo butoya cyangwa ubukabutura dore utujipo nk'utu utwo turi inyuma yawe utu oya ibi byawe bimugize umukecuru uziko wasaze reka nze nkwereke utujipo ngewe nta mwambi kukumirwa do umva ahangaha tuzayayora uriya mwana arimo akazi shiri none iriya nzobeye izajya ipika bahite basara nawe noneho nawe ujya umbabarira urabona uburyo aba yaka cyakoze uriya mwana ni mwiza ni uko ari umuturage wo mu cyaro uzasirimutse ariko se twebwe twaba tukiri ku rwego rwe ngenda kubwije ukuri ndaje musirimuri uriya mwana ngewe natangiza azanyica akoze noneho nakahe none iyi ni ikanzu ntabwo nawe ibyo yamenya kubyambara nzabimwereka ikibero kiri kugaragara ibintu koko zabyambara umva ngewe nzabimwambika ariko mbona utewe ngewe ndashaka kujya musiga makeup uriya mwana rero namusohokana akabanza akiga umusirimu nagiye kumwereka bari abanyanigeriya ahubwo naba nduwe shaka bisaho ngewe nakubwiye ngo nabonye business nagize amahirwe iriya Suzana ngo ni utamugarura kara kavugiye uzi ko kara kantu kagira inda mana nta kintu kizimaga ntikararya ntikabyibuha ntumbaze kakuriye ngewe buriya yarananyobeye sura mwana yakuriye he burya cya dorori kicisha mu bugufi none wowe buriya nubwo kigiraga igisazi ngewe dorori twarabanyishije ngewe dorori ndamuzi ni muzima gutya ahubwo ni uko buriya ubukene ntabwo buzi ni murumuna w'umusazi we ntabwo ubizi ejo naramutumye mwambika ijipo y'agapira uzimenya afite zimeze ngo mwana biragaragara mu miterere no muri biriya bipantaro ngo ubibona umva giteye neza ibaze ko nanjye none se ugira ngo ngewe ugira ngo nahitamo nabi uriya mwana namubonye ko ari diru ni diru kandi ifatika kuba udukijije uriya mwene wabo cyakoze none uramuvuga ise mpikazamuka yari yaranzonze nagasasu nishinzi ngewe nawe amaraso guhuza gutya byaranze uriya ni wanamusirimura ngo bive karase nagaki ni umuteja wamwambika agapira se kajyamo reka reka umva ngenda kubwiye ngo uriya mwana ninjye nawe ndaje mwita seridi bundi sunzi ibintu neza utazanyibagirwa nawe urabyumva dukora umuti kandi nawe umbe hafi njye ibyo nkubwiye byo ndamwita ndamusirimu uriya ayo nabuze araje yame
ahubwo reka turebe imyenda y'uriya mukobwa. Umva kabisa umutuntu yaba amushiriye. Do aka kantu si kamubera, ubonye ko giteye neza. Akambaraho kuri tuno tujipo. Reba nk'aka si keza. None se ubundi reka mbanze nkubwire, aho kugira tumujyanire imyenda nimukwire tukazayigarura, waretse ko tukazamuzana hano tukamupima akaba ari bwo tugera, kuko umuntu amumenyereza no kuva mu rugo akamenya n'umujyi. Ibi bigabo byatangira kugikubita amaso. Oya yewe we tuzatumuza nisi mu modoka tumuzane azane ha muri shop yipime ubundi noneho amenyere nawe. Kuko icyo gitekerezo maye nicyo, ahubwo reka tumwiteho twamuzana. Kuko ibi wa mugani se mbijyanye ntibinamukwira. Numva kubigarura kujyana ibindi bya barisitiri akaje akipima. Nzamuzane. Ngira inama. Umva reka nzingi no myenda shu. Ase ubundi wowe buri kinguze gucuruza imyenda wirirwa. Mu gihe natakoze rega nzagenza hano twirirwa. Nukuri giuza pe. Reba nk'ubu nta mukozi mfite. Banabuze umuntu mfasha. Mbabara umfashe tuzingi no myenda pe. Imana idufashe tubana abakiriya. Ahubwo se waretse tukazamuzana hano tukamupima ko ari byo byakora, kuko kujyana imyenda umuntu akayigarura bitamukwiriye byaba ari ikibazo. Nukuri kuko nawe abamenyereye no kuva mu rugo akamenya n'umujyi. Ariko se na